ikaze nshuti reka dutangire tubasuhuza mugarukanye mu kiganiro umurunga w'ubumenyi nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ndetse kandi sinje ngenyine nkuko musanzwe mutumenyereye ndi kumwe na mugenzi wanjye Nzeyimana Ibrahim n'ayandi abana abashaka. Urakoze cyane Ibra, ngira ngo abantu bamaze kutumenyera mu kiganiro umurunga w'ubumenyi. Yego. Ngira ngo uyu munsi rero tugarutse nanone tureba amakosa abantu bakora mu gitondo batabizi bigatuma birirwana umunabi. Ibra ni igice cya mbere. Igice cya mbere? Yego. Amakosa abantu bakora mu gitondo batabizi. Yego. Bigatuma birirwana umunabi umunsi wose. Bakirirwa nta byishimo cyane. Yego. Nta mahirwe kuba tugenda tubona nk'ibi bituma natwe hari amakosa twagendaga dukora tutabizi cyane, tukangiza umunsi wacu bwacu, tukangiza n'abagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo abari badutegerejeho ibyishimo bakabibura kubw'amakosa natwe tutari tuzi yuko twakoze. Bamwe bakaramuka barakariye abandi. Yego. Ugasanga umuntu ageze mu kazi arakariye abo bakorana mu kazi, ntawamuvuze nabi, ntawamututse. Kubera ikosa riba ryakozwe cyane. Yego. Ayo makosa yose rero bamenye aya makosa nkuko tubikesha urubuga isimbi.rw, niho dusanga ibi bintu 10. Ariko reka tubwire abantu ko uyu mwanya tugiye kuvuga 5, ibindi 5 bikaza mu gice cyacu cya kabiri. Ngira ngo wanyarukiraho rwose nawe wayabona cyane. Yego. Ngira ngo reka twibutse abantu ko intego yacu n'ubundi ni ugusoma ibitabo bitandukanye, gusoma imbuga zitandukanye, dushakamo ibyafasha abantu. Yego. Kandi natwe tukivumburira dukurikije imibereho tuba tubayeho cyane. Yego. Ikiganiro ni umurunga w'ubumenyi. Yego. Baratubwira ngo hari igihe umuntu ava mu buriri akirirwa n'umushiha kandi atazi neza icyawumuteye, nta kibazo na kimwe afite uwo munsi. Ubushakashatsi rero bwerekanye ko akenshi ibi biterwa n'amakosa dukora buri gitondo kandi bamwe bakayakora batabizi. Ibra. Baratubwiye ngo tugiye kuberekera hamwe amakosa agera ku 10 wakwirinda buri gitondo bigatuma wirirwana akanyamuneza, kuko ibyishimo guseka ari byo soko yo kuramba no kugera ku munezero w'ubuzima tubayemo. Igihe ayo makosa niyo bagiye kutwereka na wenda tudatinze cyane, ariko dutangire n'ikosa rya mbere. Ndabona hano baragize batya bararitwereka. Ni n'amahirwe kuba ayo makosa twayakoraga tutabizi, ariko sahizi twagira ubuntu bwo kuyabona. Bivuga yuko ni intambwe imwe kandi ni ikintu cyiza kuba tugiye kubona iyo ndorerwamo twireberamo ayo makosa. Biroroshye no kuyirinda. Arega burya ngo ryagaragaye ngo ntiribarikishe isuka. Okay. Ikosa rya mbere rero baratubwiye ngo gukangurwa n'inzogera, isaha cyangwa se riveille. Ngira ngo abantu benshi bamenyereye gukora iryo kosa, ikosa rimenyerewe cyane, aho umuntu aba afite gahunda yo kubyuka ku isaha runaka, akavuga ati uko byagenda kose agatotsi gashobora kuza kuntwara, reka ibyiza nkoreshe riveille kugira ngo bize kunkangura. Ibyo rero abantu benshi birashoboka ko batazi ko ari ikosa, ariko uyu mwanya duhari mu kiganiro umurunga w'ubumenyi kugira ngo tukumenyeshe ko iryo ari ikosa, kugira ngo hato bitazakubera ikibazo. Ariko rero Professor Pimeka, nituvuga aya makosa ngira ngo tuzi gutekereza no kubisubiza. Yego. Ese ko akenshi dukangurwa n'izi nzogera, zino amasaha ndetse n'amatelefone biterwa n'icyo wahisemo ko kizajya kigukangura. Yego. Kubwo gushaka kubahiriza igihe. Yego. None hakorwa iki kugira ngo umuntu ntarindire izo nzogera kandi nijya cyubahirize? Ese hari inama waba ubifiteho? No kuvuga ngo nkuko dukomeza kutubibona n'ubundi baragenda babigarukaho, no kuvuga ngo umubiri ubwawo wifitemo izo mbaraga. Umubiri wifitemo izo mbaraga,
zo kumenyera gukanguka ku isaha runaka. Ngira ngo abantu benshi barabizi, nk'iyo umuntu yamenyereye gukanguka ku isaha runaka burya waruzi ko igihe iyo kigeze ukanguka. Ariko igihe kiragera ugakanguka. Yego. Ariko nk'inama ubundi hari amasaha umuntu akwiriye kuba aryama. Yego. Umuntu mukuru aryama saa amasaha 8. Yego. Ni amasaha 8. Yego. None bityo usanga turi gukora ya masaha tukaniyongeza n'imfabusa cyane. Urugero uvuye mu kazi, umaze kuva mu kazi urakarabye, uraruhutse, ugiye muri filimi, urebye filimi, uzirebye byongeye amasaha y'imbenga yarenze urugero wakabaye ureba filimi. Nabyo kuzireba ntabwo ari bibi, ariko byose bikorwe mu rugero neza kandi muri gahunda. Umwe inzoga ku kigero gikabije, urumva ni ukuvuga ngo bwakosa ukoreye umubiri ubwawo uri bwaze kugirira cyane. Bityo rero ibintu byose bikorwe mu rugero. Nimba ushaka kubungabunga ubuzima bwawe n'ubwo abandi, cyane yuko itameze neza, iyo udafite amahoro ntushobora kuyaha abandi. Urumva, koresha igihe cyawe neza, uryamire ku gihe, ukangukire ku gihe, uturimo twawe twose usange ni mahwana. Cyane ko iyo utakoresheje icyo gihe neza n'umubiri burya ntuzigera ujya kuri gahunda. Cyane wereka umubiri uririha. Nutakanguzwa n'izo nzogera uzakererwa umurongo w'akazi. Cyane. Yego. Baratubwiye rero ngo abantu benshi ngo bahitamo gukangurwa n'isaha cyane cyane bashyira mu matelefone yabo ikagenda ivuga buri minota 15 bitewe nuko isaha yo kubyukiraho umubiri uba utarayimenyera. Iki ni ikintu kibi cyane kinaniza umubiri umunsi wose. Ahubwo abahanga batubwira ko umuntu yagombye kumenyereza umubiri igihe cyo kubyukiraho buri munsi. Yego. Hanyuma reka twimuke rero turebe icya kabiri. Icya kabiri baratubwiye ngo ni ukuguma mu mwijima bwakeye. Yego. Ubundi usibye yuko hari imvugo ntabwo turi bwazikoresha kuri no YouTube zisa nk'inyandagazi, ariko hari nimba ari umugani, nimba ari imvugo y'umuntu runaka yigeze kwihindura, aravuga ngo ngabi y'intuza ntibifuza kubapfa. Akenshi bakundaga kurenguriza kuri tumwe mu tunyamaswa nyine tuba dutunze, ngo ntibifuza ko bucya. Buriya ubundi mu buzima busanzwe hari agasimba gakunda ijoro. Buriya imbwa urayizi? Dog. Ngo ni kimwe mu dusimba dukunda ijoro, kuko ho ngo nijoro kabasha gukora ibintu byako gatuje, kabasha kubona neza, bityo kakishimira muri uwo mwanya kaba karimo nijoro cyane. Ubwo rero hariho abantu bakoresheje imvugo ngo abintoza cyangwa bakasimba bivuze ahubwo nuko bijye bivuga ngabibwa ko nyiri ubwo yapfuye ngo nagari babamwishe ngabibwa nibifuza yuko ngo nibifuza ko bucya. Bashatse kugaragaza iki? Ego. Nukuba mu kintu, nukuba mu mwanya utari ukintu. Nimba ari nijoro ni nijoro, nimba bukeye burakeye. Ni ukuvuga ngo rero ni ikosa rikomeye cyane kuba bwakeye izuba rikarasa ukabibona ukifuza gufunga amaso, ndetse burya so gufunga n'amaso y'umubiri gusa, nayo umutima uba wayafunze, urimo kwirwanaho kugira ngo ukurije gukomeza kuryama. Fungura amadirishya nimba unananiwe, ariko urwo rumuri ruze, imisemburo y'ubwonko igukangura ikanguke, ku buryo ubwonko bwifatira icyemezo cyo gusinzira, ariko we nta ruhare. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo itegereze ikimonyo, kandi ngo uragoroba kimbo bwakeye. Yego. Ngira ngo bakomeje batubwira ngo abantu bamwe ngo bahitamo kwijimisha icyumba baryamamo, bashyiramo amarido yijimye kugira ngo urumuri rw'umucyo rwa mu gitondo rutaza kubakangura. Ngibi si byo, kuko ngari ukuvuna umubiri wacu kandi uba ukeneye ruriya rumuri rwa mu gitondo. Yego, uko niko kuri. Ngira ngo izi ni inama zirimo kugirwa abantu bakunda gufunga, bakunda kuzitira urumuri rwinjira mu nyubako igihe bumaze gucya. Ntabwo ari byiza. Kandi ikindi bagira ngo bakomeze gusinzira nijoro, n'icyo cyumba ukuntu kiba cyaraye gikinze, biba ari byiza gukingura niyo oxygene kongera baragaruka kuki Ibrahim. Ku mwanya wa gatatu ntabwo bazuyaje, baravuze ngo kubyuka vuba igihe ukangutse. Uko kubyuka vuba Abantu akenshi babiterwa no kubyuka bitewe na gahunda bafite.
gahunda zenda z'umunsi ugasanga arabyuka vuba vuba, rimwe na rimwe ugasanga yakererewe kubyuka, agasanga amasaha yagiye. Yego. Iki rero nacyo bakigarukaho bavuga ko ari kimwe mu bishobora gutuma umuntu atagira umunsi mwiza. Atagira umunsi mwiza. Ubwo ni ukuvuga ngo ni handi nimba ukoze ikosa rya mbere rizagushyikiriza irya kabiri. Yego. Ryama kare. Uvuga ngo wenda 2:30 baryama. Yego. Uvuga ati ariko nanone kuko akazi kanjye wenda kari 9:00. Yego. Urumva? Yego. Uvuge ngo 11:00 nanone mba nakangutse. Ayo masaha abahagije. Urumva? Iyo ayo masaha ahagije rero ukaba wakangutse 11:00 iyo ukangutse ugatekereza ko akazi kawe ari 9:00 kandi aho ujya gutwara iminota 15. Yego. Bituma ubyuka ukirambura ukaruhura ubwonko ukikuramo umunabi nimbara usuhuza ukabasuhuza. Yego. Ukihumanura neza ukitunganya utuntu twose ukadushyira ku murongo utuje, bituma uwo munsi ukora akazi neza kandi utuje kuko mu kubyuka kwawe nta kajagari wigeze ugaragaza cyane. Izo ni zimwe mu nama baduha hano kuko batubwira ko ngo ari rimwe mu makosa ananiza umubiri umunsi wose igihe ukangutse ugahita ubaduka vuba na bwangu, ngibi bituma amaraso yirukankira mu maguru, bigatuma byaguteza umuvuduko w'amaraso ukabije, isereri n'ibindi. Ngo tugirwa inama rero ngo zo kubanza kwicara buri gihe tukicara ku buriri gato, ngo ukabanza ugatekereza neza ibyo ugiye gukora no ukananura n'umubiri. Ni ukuvuga ngo ibi byose usanga ni bya bindi bikomeza kugenda bitubaho tutanabizi, ugasanga turimo turahangana n'ingaruka z'ibyo tutakabaye duhura nabyo. Mu by'ukuri ni amahirwe urimo kudukurikira kuko aya makosa yitwa ayo wakoraga utayazi, ariko ubu ngubu ntibyari ikosa ryawe, ariko ubu ngubu kubikora none twaranabikubwiye ni ikosa ryawe cyane. Twakwihuta cyane tukareba ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 tuhasanga ikosa rivuga ngo kudakora imyitozo ngororamubiri. Kudakora imyitozo ngororamubiri wenda mu by'ukuri nubwo ari amakosa umuntu yakora atabizi, hano ho kudakora imyitozo ngororamubiri ni ikintu tuzi ahubwo dukora nkana. Urumva icya mbere cyo tuzi icyo imyitozo ngororamubiri itumari cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo kutayikora ku bushake rero izo uzahura n'ingaruka zo kwijijisha cyane. Komeza ubitubwireho. Baratubwiye rero ngo siporo ya mu gitondo niruta izindi twakora ku yandi masaha y'umunsi kuko ari ituma umuntu atiyongera ibiro uko yiboneye. Imyitozo yoroheje ikorwa igihe uvuye mu buriri ituma umuntu yirirwana akanyamuneza umunsi wose cyane rwose. Siporo ngororamubiri cyane ni byiza cyane rwose, abantu turayibakumbuje. Ni n'inyungu zanyiriga, urumva ukagira ubuzima buzira umuze, ugakora siporo iyo myanda igasohoka, ukabasha kwiyumva neza, ukaba uri fiti, ufite ibinyamuneza. Erega niba utarubizi nta mugayo, ikiganiro ni umurunga w'ubumenyi. Rero ibi ngibi ni bimwe mu byo tugenda twungukira mu kiganiro umurunga w'ubumenyi. Rero iki kiganiro umurunga w'ubumenyi kibumbatiye ibintu byinshi cyane. Yego, tugenda dukenera umunsi ku munsi cyane, kiragutse. Tubibutsa yuko hari n'inkuru dukura mu bitabo, tuba twakora ubushakashatsi mu bitabo, ese ibinyamakuru runaka turabyifashisha, ndetse n'ubumenyi bwacu bwo kuvumbura, nurumva cyane, ukabigaragariza abandi, ukagenda usangiza bagenzi bawe ibyo uzi bo batazi cyane. Ndivuga ngo iki kiganiro tubisangamo, mukatwisangamo, ni nayo mpamvu iki kiganiro ni umurunga w'ubumenyi, ariko nongera n'akandi kantu twavuga ngo ni n'umurunga w'urukundo kuko dusengera umugozi umwe. Ni ukuri. Ku mwanya wa 5 baravuga kutoza amenyo, naryo ngo ni ikosa rikorwa n'abantu batari benshi ariko rikomeye cyane kuko ubyutse ntusukura amenyo wirirwana uburyaryate mu kanwa butuma umubiri wirirwa wumva utameze neza. Toza amenyo kosa rikomeye cyane. Ariko uzi umuntu utoza amenyo
no kuvuga ngo rero nakora amakosa kuya ntukifuze yuko hari abandi bantu babigenderamo no kuvuga ngo iri kosa warikoze rigiye kukugiraho ingaruka wowe usange riri kugira n'ingaruka ariko kwiyicarana n'umuntu utogeje mu kanwa reka twibutse abantu ko hari n'uburyo natirere bwo koza amenyo buriya amakara yoza neza amenyo uvuze amakara ariko amakara akora gute amakara umuntu yogeje amenyo gute kugira ushobora gufata ikara ukarikuba mu menyo ukagenda gakeya kugira ngo udakomeretse ishinya ni uburyo bwiza cyane bwo amenyo akagenda pe akabinyanya cyane rwose tuzagenda nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu tubwira abantu uburyo bashobora gukoresha boza amenyo gukoresha korogati ni uburyo bumwe ariko hari n'ubundi dushobora gukoresha tukagira amenyo asa neza mubuza amakara binyibutsa akantu kamwe yego umunyu ngo nawo woza amenyo cyane tuzabigarukaho reka tubwira abantu ko ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi yego reka tubwira abantu ko ikiganiro cyacu ari akagaruka yego muri kumwe nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ndetse na mugenzi wanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana bashaka shalom tubifurije ibyiza gusa